namubonaga kuri gonarike. wamukurikiraga ni cya kintu kimwe umukundira. ikintu mukundira ni uko yambaraga ibitenge. umva akantu kambaye nageze nyine ku muhanda aho moto yangarukireje biba ngombwa kaza kundeba urumva ntago narinzi hano noneho nkiyumvisha ko ndahura nyine n'umuntu mukuru wenda ufite nk'imyaka nka 15 mbese ufite igikuriro kinini noneho mbona akana gatoya dore nguyu nawe nahise mubaza ati ntabwo nzi ko ari umuntu mukuru uraza kundeba none ujungana gutya nyine igihe uherutse nyine hari abantu bagiye baduha bakaturwanaho ntabwo twishwe n'inzara baratugaburiye. yego Yes, ni by'agacikeshika komeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa Davide, ninjye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiba, ariko nanone ndabasuje nose mwamuherereye muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Mwumve ko mbasuje kana mbwira ko bakunda cyane bive ku mutima, nabakunda cyane bive ku mutima. Sinahagaruka hano ntuye ngo nonge ngaruke muri iyi misozi y'akarere ka Musanze ngiye gusura umukozi w'Imana Manzi. Uyu munsi ntago naje njyenyine, nazanye na Korodina. Gusa Korodina azangaha yaje nk'umuntu mwiza rwose, muraza kubibona. Kuko Korodina yaje ameze neza. Ni umuntu w'Imana yaduhaye mu gihe nk'iki, ni umukozi Imana yaduhaye mu gihe nk'iki, nkadufasha afasha abantu benshi. Ni umuntu Imana yagiye ikoresha imirimo n'ibitangaza mu bigiye bitandukanye. Korodina abantu bagiye bamukunda ari benshi, ku buryo bagiye banamubwira n'ikiza akavuga ati Korodina ambasaderi wacu muri aka gace. Niyo mpamvu twagarukanye hano kwa Manzi. Mu minsi yashize nakoranye ikiganiro na Manzi atubwira ubuzima bayemo we na mukecuru murera. Uyu munsi twavuze ati reka twenge tugaruke ture ko unameze. Niyo mpamvu muri kutubona aha ngaha. Manzi nawe ari imbere kumwe na mukecuru, ariko nanone Korodina mwagiye mumukura ntago bari baziranye bose, usibye ko ari Imana yagize ute yabahuje. Uyu munsi rero niba twicaranye hano nababwiye ati mbashishikariza gukurikira kino kiganiro mu bikorwa. Mu kiganiro twakoze ejo bundi bwatambutse ntago twavuga ngo nta kintu Imana yakoze, hari iki Imana yakoze aricyo kintu tugiye kuganira muri iki kiganiro. Nitwarangiza ari n'ahandi turi buze gukomereza. Byose muze gukurikirana kino kiganiro, ndabizi ko abantu badukurikiye harimo ijambo ry'Imana, harimo amagambo meza, harimo ubuhanuzi. Uri buze kudukurikira araza gukuramo ibintu byiza. Gusa rero ntabatinde cyane, reka ndabakire abantu b'Imana. Ndabakire rero, reka nsabe Manzi ariho dusenga, sibyo Korodi? Kuko weho nyine uko biri kose uri umunyamwuka uruta. Manzi ngira ikiganiro dusengera. Gato twese mwije cyagushimye Manzi z'Imana ikomeye, maze kanwa nakize matese kamana izina ryo nishimwe. No mwije cyagushimye dutangiye ikiganiro, no mwije tutanyana nawe, no mwije ndusazanye nawe, twashima ineza yawe. No mwije cyagushimye rero dusenyera dukurikiwe ndakomeza amaboko. No mwije ndagushimye mu bibazo byawe tw'Imana, no mwije ugiye icyo ukora. No mwije ndagushimye rero icyo twebwe nazi mu kazi bashaka ngoke mu izina rya Yesu. No mwije cyagushimye rero ngwashigwaje kuko uri Imana. No mwije igaragaza muri iki kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Manzi mbwira, wari uzi Korodina? Namubonaga kuri Gonarike. Wamukurikiraga ni cya kintu kimwe umukundira. ikintu mukundira ni uko yambaraga ibitenge. Kuko yambaraga ibitenge. Nicyo mukunda, mbese ubwo yambara neza muri rusange. Nta kindi, nicyo kimwe gusa mukunda, nta kindi. Nuko akundaga Imana. Akunda Imana. None ubu ngubu uri kumwe nawe uri kwiyumva ute? Noneho tubwire. Ndikumva ameze neza, ndikumva
ndi kumwe n'undi mukozi w'Imana. Mbese uri kumwe amavuta ari gukururana Ii. uri kumukurura ugasanga n'umukozi w'Imana wemewe Ii. Shamanzi urashimisha no kuri kw'Imana. None tubwire uko Claudine wamubonaga n'ubu ngo muri kumwe uri kubona ameze nk'uko wamubonaga kuri gonarike? Kuri gonarike agitangira kuri gonarike nabonaga ari mutoya ariko nabonye ibitenge byanze kumukwira ndikubona imyenda zanze kumukwira. Kwavuga ariko Claudine ubwo bavuga n'umubyibuho n'ubusa gusa ariko kwavuga ariko kubyibuha buri munsi kuba nambaye ibitenge nuko mbyibuje byanze kugukwira. Hanyuma manzi urakoze cyane, hereza mukecuru. Mukecuru muri aho? Yego. Nagarutse. Ni byiza cyane twakwishimiye. Nagarutse. Sinabwiye ngo nzagaruka. Nagarutse ndahagaha. Warabitubwiye rwose ntago tinze. Ariko ntago naje ngiye nyine, nazanye n'umuntu bita Claudine. Uri muzi? Ntago nari muzi, namubonye aje kudusura. Nongeye kumubona ubwa kabiri. Wowe ntago usanzwe umuzi? Ntago nari mu. Ntago rero kuri social media se ngo rero kuri gonarike. Naramubonye manzi yaramunyeretse. Manzi yamukweretse. Nabyo yaho yukaza kubareba. Yaramunyeretse. Nabyo yukaza kubareba. None uyu munsi yaje. Uri kumubona ute? Umva yaje ameze neza, n'umukobwa uhagaze neza, ubereye umva urugo. Abereye urugo ruhire. Imana umva izamu umugabo umukwiriye. Imana izamuteturira. Izamu urugo umukwiriye. Rwose Imana tuzayishima. Bavuga ngo wasenze iki ubura iki? Ntago wasenze Imana ngo ugire icyo ubura. Mbese wowe ikintu mwifurije? Imana izamu urugo ruhire. Izamu urugo rumukwiriye, umva izamuteturure tumuha amakado. Mbese urumva ushaka kuzajyana akado ukayihereza? Nkayihereza Claudine, ngewe na manzi tukayimuhereza. Rwose ni umukobwa umeze neza. Umukobwa umeze neza. Yego. None ningire jambo rindi ryiza wamwifuriza wamubwira? Ngewe Claudine rwose namwifuriza gukomera ku ijambo ry'Imana, agakomeza akamamaza ubutumwa, agasengera abantu, abarwayi bagakira, mbese n'abafite n'ibindi bikomere nabo bagakira. Nkaba nongeye no kumwifuriza urwo ruhire n'inshuti nyinshi n'abadukurikiye bari kubyumva. Claudine ni umwana mwiza. Ni umwana mwiza. Naramubonye turamwishimira cyane. Claudine ni umwana mwiza. Hanyuma rero uyu munsi nazanye na Claudine hano muri aka karere ka Musanze. Claudine nawe utuye muri Musanze. Iyo mikrofone y'impere Claudine. Nawe ntutuye muri Musanze? Kuvuga ngo nazanye na Claudine muri aka karere ka Musanze. Natwe dutuye mu karere ka Musanze, ahantu dutandukaniye n'ubugari n'imirenze. Yego. Claudine nawe mbere yo kwanga tubwire aka message gato atuzaniye hano ko ntaho ushaka gutinda hano n'akavura kagiye kugwa. Ngiye buri ko naje na imvura iragwa ntago mbizi. Ubushize ino inzu y'abamanzi. Nicaye mu nzu. Ukuri kuzuye. Yaraguye none hano nicaye. Amazi amenekaho. Abakurikiye ikiganiro bazarebe neza. Nari nicaye ngagukira icana inyuma. Ahantu nicaye inyuma kuko imvura yaragwe tujya mu nzu. Aho nari nicaye amazi yamenetseho numva ansoreye mu mutwe no kupantaro. Bumve ko ibintu bitangaje. Ingiba ino nzu bamanzi babamo. Ubundi igiti kigwira guhari. Igiti kigwira uhari, udahari ntacyo cyagutwara. Manzi mbere yo kugira hano. Yego. Amakuru avuga ko wamanje kugira hano mbere. Yego. Uraza kutubwira impamvu bageza. Yego. Manzi uko wamubonye? Yego. Wari umusanzwe umuzi? Nari nsanzwe mubona kuri YouTube nyine. Noneho umubona? Yego. Igihe kintu wabonye gitandukanye nuko wari umuzi kuri YouTube. Kuri nawe mbere yarakuzi. Yego. Kuri YouTube nabonaga ari mukuru. Umva akantu kambaye. Nageze nyine ku muhanda aho moto yangarukireje biba ngombwa kaza kundeba, urumva ntago narinzi hano. Noneho nkiyumvisha ko ndahura nyine n'umuntu mukuru wenda ufite nk'imyaka nka 15, mbese ufite igikuriro kinini. Noneho mbona nakana gatoya. Dore nguyu nawe nahise mubaza ati naginzi ko ari umuntu mukuru aza kundeba, none ujungana gutya.
abantu nyine baraseka bari ku muhanda dore ko hari no ku muganda w'ukwezi habaye n'amasiganwa y'amagare nuko ariko nyine byaranangaje ubonaga ari ikigabo yego bavuga ni ari amagambo ava muri manzi wagira ngo ni ikigabo cy'imyaka nka 20 yego cyangwa 25 yego manzi Claudine ukumubona gute mwa nameze neza ndikubona ameze neza ubwa mbere gakubona yaragusuzuge ngabona ngo urupeti rutoya uri gukuka amenyo amenyo yashyize he ari gukuka amenyo ari gukuka ubwa mbere wakuka amenyo nakutse rimwe ryaha riramera none ubu uri gukuka yandi wega we urakaza burya amenyo ari gukuka mwa wakoze uri kurya ibigori cyane iyo mikrofone yimbere Claudine hanyuma Claudine ubushize naje kuganira na Manzi yego ntekeza kikiganiro wagikurikiye mvuga ati Manzi abayeho mu buzima butoroshye Manzi ni umukozi w'Imana nubwo ari umukozi w'Imana ariko ari ubundi buzima bwiza agomba kugira hano ku isi burya hano ku isi ari ibintu dukenera dukenera mwuka wera tukakina n'igitutungira imibiri yacu oya na cyane na kera David jewe nkunda gusoma Bibiliya cyane wasanga warabibonye ariko na kera ibintu byo kurya byarahabaga n'ibintu byo kwambara bikahaba Yesu ngo yigeze agendana n'abigishwa mu rugendo hanyuma ngo inzara irabarya inzara ibariye ngo Yesu atubura amafi ngo nubundi inzara irongera barya undi munsi ngatubura imigati hanyuma ngo Yesu ajyaga ahantu bari guturisha ngo hanyuma abigishwa bamubwira ati Yesu bino bintu biremewe ko tubijyamo Yesu akababwira ngo ibya Kayizari bigomba kuba ibya Kayizari n'iby'Imana bikaba iby'Imana urumva rero ntago wasenga utariye nta nubwo wasenga utanyweye akantu ka Yesu nibukanga akantu yageze ngababwira abigishwa arababwira ati ariko timufata amabuye hariya niyo yagutuba imigati yego ngo mufate amabuye hariya Petero ngafata akabuye gatoya ngo bageze mu nzira Yesu avuga ngo ayo mabuye ngo nahinduke imitsima murye ngo hanyuma ka Petero kaba gatoya ngo nuko bamaze kuzirya Yesu arongera ababwira ati nubundi mwongere mwikora ayandi mabuye ngo rero Petero yikoreye ikibuye kinini cyane kigenze iby'abana ngo bageze hirya Yesu ababwira ati mukubite hasi ngo barabita ngo Petero ararira aravuga ati ubu nikoreye iki kinduyije cyane mutsina ntago abura umusitari byagenda kose ntabura umusitari w'umunyadukoryo rero biriya byashakaga kuvuga ko bidakwiriye gukorera ibihembo cyangwa inyungu nyinshi ariko nanone kurya bibaho David yego twarakoze dukora ikiganiro ariko by'umwihariko ndashaka ngo wewe turavuga mbaze mama Manzi si ikiganiro abantu bagikurikiye bamwakiye gute byagenze gute niba hari nk'umuntu waba waragize ikintu amukorera si ngombwa kumuvuga cyangwa kuvuga ikintu yaguhaye ariko byiba niba ari umuntu twafata kandi tukamushimira mama Manzi kuko navuga ngo nyigokuru Manzi ngarababara ntago yabyumva iyo mvuze ngo nyirakuru wa Claudine iyo mvuze ngo Manzi ngo nyogokuru wawe arahari ngoya ngo ntago ari byiza ngo ugomba kuvuga ngo mama ntago yabyumva kandi mu by'ukuri ni nyirakuru ntago yabyumva hari abantu nyuma gukora ikiganiro abantu bagize ikintu bakora kugira ngo bashime nyine igihe uherutse nyine hari abantu bagiye baduha bakaturwanaho ntago twishwe n'inzara baratugaburiye yego ndimo ndabashimira barakoze cyane Imana ikomeze mbese bongerere mu byo bafite umva pe batwitayeho pe bakimara mbese ukimara kuva hano nk'ejo umva abantu batwitayeho umva barakomeza mbese baraduhamagara paka babitaho bakajya bavuga ati nyaboneka ntimukagire ikibazo ntimugire ikibazo cy'inzara ntimugire mbese ntimubure isabune batwitayeho cyane ndimo kubashimira ariko bakoze cyane Imana ikomeze igere mu byabo aho bagiye bakura Imana ikomeze ibongerere nanjye by'umwihariko nka David Claudine birababaje kwatura ijambo ngo umuntu tugire ikintu tumukorera mukoze cyane Claudine iki kintu kirababaje kuza hano nkatura ikintu nkavuga ngo mufashe umuntu ntagire ikintu bamukore ibyo bintu babibabaje by'umwihariko rero ngiye nka David wa Gonarike Plus ndabashimiye bantu mwagize ikintu mukora kuri umubyeyi mwagize ikintu mumwoherereza nubwo urugamba ruba rutoroshye ruba rugikomeje kugira ngo umubyeyi tumurandate kugeza ubuzima bugize ute
gufatika kuko nyine nawe iyo bimeze gutya nawe watekereza ikintu kigize ute cyagutse ariko nubwo biba bitoroshye abantu tuba tugomba kugira ute gukomeza kumurandata kuko Manzi ni umukozi w'Imana twese turamukeneye sibyo turamukeneye Manzi niba Imana yamaye impano zo kuvuga ati hanura umuntu ibintu bigasohora sengera umuntu burwayi bukire twese tumukeneye binababaje kugira ngo uzu watura ijambo uvuga ati dufashe uyu muntu ntagire ikintu wamukora byabibabaje ntakaba ntago sinzi ukuntu nabigereranya bantu rero bankurikirana kuri Gonake Plus ndabashimiye na Manzi yabashimiye oya barakoze cyane pe n'ubu baraduhamagaraga rwose bakanajya n'akantu bakohereza mbese bakaduhereza kuri telefone bakanyuzaho bagahamagara Manzi umva Imana yabwa icyubahiro pe si ngombwa kubivuga ngo uvuge ngo bampaye iki nkano wampaye iki oya wagize icyo akora wese wagize icyo akora wese n'abadukurikiye bakomeze babyumve turabashimiye yuko bagize neza hanyuma rero nazanye na Claudine hari umuntu wamugira ikiza avuga ati Claudine ndagukunda ariko nubwo gukunda mbabara uzajya kunsurira Manzi bamreka mbivuge reka ndeke kubivuga ahubwo Claudine nawe araza kugira ute kubyivugira Claudine ni umwizerwa barakugira ngo umuntu akugira ikize Claudine ni ikintu gikomeye none wakugira ikize ugatumika nabyo ni ikintu kigize ute gikomeye hari n'abantu bashaka kuvuga ngo mbese nko kuri ya David kubigenje gutya impamvu mamigenje gutya ntago tuvuze ibintu byose byagize ute byakozwe ariko biba byiza ngo tuze tubwiye n'abandi bantu babwiye ati nyaboneka cya kintu twaragikoze turi gushimira nabagiye babikora gutya n'abandi bakomeza badufashe kuko ibintu biri kubyara iki umusaruro kandi Manzi ubu ngubu niba atari kuburara Imana iguhabwa iki icyubahiro Imana iguhabwa icyubahiro kuba Manzi ari akabadende ko nari guseka umva ari guseka yego Claudine reka ngomba guhakanya yego reka mbasuhuze nanone amahoro y'Imana nabane namwe mwese mudukurikiye iyi saha ya none yego ubwo ndababwira ngo ikira hari umuririmbyi umwe nanga se umuhanzi umwe witwa Theo bose babireba yaravuze ngo hari igihe abantu babonaga ibyiza atari wowe bikwiriye ngo ariko Imana yo yakwitegereza ngo ukabona uruti bikwerere ngo ikabona uruta n'ibikwerere ngo ako kanya ikakwemera ngo igahita ikwemeza n'abantu ndayishimiye pe mbere ya byose ndayishimiye Imana yarankunze inkundisha abantu iyo Imana yagukunze igukundisha n'abantu yego hanyuma rero dushimiye Imana muri iki gikorwa ni ukuri pe Imana yarakoze burangiye banashimiye Imana kubona umuntu yangirira icyizere nuko ni ibintu babikomeye nuko Imana ikavuga kino kintu kugira ngo umuntu akugira icyizere ni ibintu bidasanzwe kuko ari abantu batakaza icyizere cyabo cyane kuri YouTube haca abantu benshi abagore abagabo abasore abakobwa bose urabagira ndabizi kubagira kugira rero ngo umuntu umwe uri mu Bufaransa ntoranyemo avuge ngo Claudine nkugirira icyizere ni amahirwe y'Imana hanyuma rero dushimiye Imana kubera ko hari icyo yakoze kuri aba babyeyi bwa mbere na mbere bavuze ngo naje hano narinje kuharema ariko dusanga ibintu twari twapanze bitapfa kuvamo hanyuma dupanga izindi gahunda nyine nk'abantu bakuru banasenga Imana ukareba inzu abamo yego ukareba uburyo babayeho yego nanjye ubwaje nayije munyagirirwamo yego hanyuma rero twaje dufite gahunda hari umuntu wampaye amafaranga si ngombwa ko tubabwira umubare ariko yarakoze hanyuma rero arambwira ati genda urebe hariya ahantu baba ko bashobora kuhasakara hanyuma bakagira n'utundi tuntu barya no kurya ni ngombwa ariko tuhageze dusanga kuhasakara bitakunda kubera atari iwabo hanyuma rero dupanga ko tugomba gukodesha iyindi nzu bakayibamo nzima itanyagirwa Imana yazatugira icyizere igakora n'ibirenze ikaduha ikibanza tukubaka inzu kandi David icyo cyifuzo jewe icyo cyifuzo ndi kugisengera cyifuzo nicyo ndimo gusengera mpamvu twagarutsa yego tubabwira abantu Imana yakoze ibirenze yego ubu Manzi ari kurya nuko twaje gusaba sinangombwa ngo tubeka ko tugiye kugira gutya yego sibyo yego uko twaje babibonye sibyo twege ikintu ubundi gusengera ni kuvuga ati ubu nguko koko birananiranye yego ku buryo twagura uyu mukecuru tukamugabo basi n'ikibanza hano yego ahangaha tukagura ikibanza hano ikibanza kigura ngahe
wenda umuntu muheza mikrofone hano ikibanza kigura ngahe hano umuntu abonye nk'ikibanza kiringaniye kigiyemo inzu ni miliyoni n'igice ayo gusa umuntu umwe yayatanga umuntu umwe sinangombwa abantu benshi umuntu umwe Imana yakoreyeho yayatanga ariko nta kibazo nubwo twakoresha benshi kuko ndabizi niyo wafata ijana ryawe nundi akazana ijana undi amafaranga akagwira tukabona ikibanza ca miliyoni n'igice ndatekereza twanabonye na miliyoni ntitwabura hatugura akabanza twakwegera n'inyuma gato ariko tukakabona tukubaka tukacyaminuza twashama inzu y'amabati angahe umanza akabona icyo kintu nacyo cyifuzo cyanjye cya mbere nagendanye hano tugeze amahirwe tukabona nk'umuntu udufasha ariko umukozi w'Imana akabona ahantu agira ute atura niba aba no munzi munyagirirwaho munyagirwa nanjye yanyagiye imvura yaranyagiye abantu bakurikirana cya mbere sinzi wenda ari abantu bavuga gwiki na Claudine wongera bibongera bamagara bimbwira ngo imvura yarakunyagiye mu nzu yaramamagaye Claudine niwe wamamagaye oya Claudine wanjye utuye i Kigali Claudine wa mukobwa wanjye yarabimbwiye ati nabonye David ari kunyagirwa ati yabasuye urumva tugize amahirwe tukabona nk'uwo muntu ugurisha kibanza nico cifuzo kandi niba ndi kuvuga gutya nuko ibintu nk'ibi mbanzi ko hari umurongo biri gufata riranki biri gufata hari amaranki babifata bigakora umubye wacu tukamugura ikibanza insubiza mikrofone Claudine yego hanyuma ibyo bintu birakora hari ibintu byinshi twagiye dusengera bigashoboka Imana ntabwo ibuza amafaranga yagura ikibanza nta nubwo ibuza amafaranga yagura amatafari n'amabati n'abayede n'abafundi Imana igabafite iyakoresheje nk'abo badutumye hano ifite n'abandi bantu igomba gukoresha kandi ibintu bigakunda David njye kwizera gutandukanye nuko abandi buriya niyo nsengera abantu mbasengera nizereye mu bintu Imana yankoreye hari ibintu byinshi Imana yagiye inkorera abantu bananiwe inshuti zananiwe imiryango zidahari Imana ikavuga ngo bino bintu nubwo byananiye abantu mbyivanzemo bigakemuka ibyo rero kuzana amafaranga yo ni nkuko wafata uborosa ugaborosa mu gitondo ukiyunyuguza amazi ugacira Imana ifite amadolari ifite amayero ifite amapawuni ifite amashiringi ifite amarundi n'amakongomani n'amanyarwanda yose Imana yayafite rero twizeye tudashidikanya ko mu minsi mike nimugire ikibazo mu minsi mike muzatura mu nzu yanyu itari ikode nta muntu yaza kubagarara hejuru ngo ababwire ngo munyishure ngo ukwezi kwarange nje uko kwizera ndagufite David kandi Claudine nuko abantu banamukunda yagize ngo bihanuye yuko kwizera ndagufite hamanzi mikrofone ma Karama ibyo yereka Claudine uko kwizera Claudine afite ntago ari yereko nagize ngaravyeretswe ari yereko bifiteho ari yereko bifite ko uzajya gucyo ukabona wice nko mu nzu yiwanyu nawe urabyuka mu gitoro ukavuga ati cyane icumba cyanjye urayifite yereko tubwiye ko yereko rihagaze agiye yereko ndarifite Imana yarabimanuriye Imana irabinyereka ko tuzatira mu nzu yacu uko bizagenda kose ntago nzi uburyo bizacamo ariko uko bizagenda kose inzi ko Imana izabikora kandi naza gusaba Claudine azatubwire gukorera umugisha icyari cyo naza kutubwiriza Claudine uza kutubwire gukora umugisha icyari cyo nijyo zamu tugiye gusorezaho mu kanya wari ugikomeje yego nari ngikomeje hanyuma rero ni iyo gahunda twajemo yo kubafasha twasanze tugiye kubakodeshereza inzu nk'amezi 4 hanyuma twabazaniye n'ibyo kurya wenda abantu barabibona si ngombwa ngo tubivuge umubare si ngombwa ngo tubabwire ngo twakoresheje ayango fagitire na yangaya gusa mu byumve gutyo na David ngo hari umuntu wamugereye icyizere amubatomaho hanyuma rero duhuzaga ko rero David abantu basigaye baratwizera pe nje bagira icyizere bazana manzi ko namusuye maze sinagusuye sinakugwa na telefone so yifite navuga ko umuce mbasigaye n'amafaranga yego hanyuma rero nimugire ikibazo twaje kubasura ntago turabasiga mubabaye murishura inzu mubona inzu nziza mutaranyagirwa haraba harimo n'umuriro nibiba ngombwa ntago muzajya mujya gucaginga mu mago y'abandi kandi turabasigira n'ayandi mafaranga mugomba kwifashisha mukagura nk'umunyu isabune si udukombe si ntago ikibazo ari inzu gusa Imana yacu dusenga ifite byinshi
nyinshi. Umuririmbyi wa 419 yaravuze ngo hariho umwami wa kera, ngo ariko uyu mwami ari umugwaneza, ngo umunsi umwe ari kuri Noheri ngabona umutindi ngo ari gutoragura udukwi dukeya nijoro, ngo nuko ngo uyu mwami ngabaza umwambari. Ubwo umwambari ubundi Imana ntabwo igiza n'ibisubizo David ngo yigirwe irabunga mu baturage ngo imenye ngo David ngaba mu bukode. Oya, hari marayika ubushinzwe kumenya abantu bafite ibibazo n'abantu bageze igihe cyo gutabarwa. None uyu marayika agashikiriza Imana amazina y'umuntu ugomba gutabarwa. Imana rero nayo ikamutabara ishingiye ku byo marayika avuze. Imana ishimwe ubwo munyumvise. Hanyuma ngo uyu mwami wa kera abaza umwambari w'umuhungu muto, aramubaza ngo mbese uyu mutinda mbonye uri gutoragura udukwi twitwa kwihangana, mbonye uri gutoragura udukwi twitwa gusenga, uzi wabo mbese? Ngo aramusubiza ngo yengo ndahazi, ngaba mu kirorero cyo hirya y'umusozi. Nshuti yanjye, inyuma y'umusozi hari inshuti zitabasha kumanuka umusozi ngo zigiye cyane nk'iyi mvura yaguye. Mu kanya nzamutse kano gasozi kuko bamanze numva ndarusha. Kandi ngewe navukiye mu cyaro, ntago navukiye hari umunyakigali utashobora kugera hano kwa bamanzi David. Yego. Ubwo rero hari amafaranga adashobora kurenga umusozi, hari imyambaro idashobora kurenga umusozi, hari materi itarenga umusozi, kandi ka 18 k'abanyeshuri kakamanuka kakarenga umusozi, ariko yahinda 240 nuwe muyagasi wayegura. David merutse kujya gusura abakiri Kigali, umukira arambwira ngo matera araraho ngo yayiguze ngo 1,1 ngo iyo matora ngiterurwaga n'abasore 6 kuri matera imwe. Na nyirakuru bari kwifuza ikibanza cya 1,000,000. Ibaze arambwira ngo iyo materwa tera ngiterurwa n'abasore 6. Ubwo nyine yagambwiye ngo igitanda cyayi kuryama ngo kikugura 450. Ndamubwiye ati si iki gitanda, none yambwiye ati kige kumvuna, ati ndi kumva hari umukene ngomba kukigabira. Ndamubwiye ati si wakinyimera. No arangije arambwira ngo shaka imodoka ngo tuyikodeshe ngo hanyuma ngo kiyigeze waje. Ndavuga ati yewe wa mubyeyi rwose naba ngiye kwifuza ibidahwanye n'ubushobozi bwanjye, n'ubundi ahantu ndara ntago kino gitanda cyakwiramo. Ntago David oya rwose cyarancitse, ariko yarambwiye ati nushaka ukijyane rwose n'amateka ndayiguha uryama heza, ariko ntabwo byari birakwiramo. Nese David nge rero mbwizaga abantu kuri hanyuma rero ngo uyu mwambari aramubwira ati wabona iyo hirya munsi y'imisozi numva nta terambere nta muriro gubagayo, n'inkunga ya Kagame yisotse ntabwo ibasohokera. Ngo hanyuma ngo umwami aramubwira ngo genda unzanire amafunguro, unzanire n'ibyo kurya, unzanire n'inkwi tumugemurire. Imana rero izi ibihwanye n'ubuzima ufite, izi ibihwanye n'ibibazo ufite. Ntabwo Imana yavuga ngo genda mu nzu ngo kubera ngo tugiye kugukodeshereza inzu, none se ugaba mu nzu utarya, uraba mu nzu utanywa, uraba mu nzu utambara. N'abantu badukurikiye none kano kantu n'abayisiraeli bageze mu butayu barangije ngo bitegereza Musa ariko Mose nubwo twakwitwaga hakurya mu Egiputa ariko twararya watuza cyane ngizere twikire hano. Oya rwose, ahubwo n'abandi bumva ngombwa kumukuraho umugisha bamukuraho umugisha nta kibazo, ariko nimugire ikibazo ibibazo by'ingenzi tugasiga tubikemuye, nibyo tutagakemura Imana igacyafite imbaraga zirenze izo mfite. Nkundaga kubwira abantu David iyo baje ngo mbasengere nkababwira ngo ngiye kubasengera, ariko nta mufuka w'umuceri ndabaha ngo mutahane, ushobora gusanga ntawe dufite. Nta ntebe nziza ndabaha ngo muzitahane. Namwe mwabakobwa mwe Imana nibabwira ngo ibahaye umugabo ntawe ndabaha kuko nanjye ntawe ngira, ariko Imana iri muri njyewe, Imana nsenga, Imana nkorera ifite ibyo njyewe ntafite, iri buze kubibaha mu bumana bwayo. Rero natwe ibyo tutarabaha Imana turi gusenga irabifite, iri bubabaye. Amen. Hanyuma mu magambo make bivuze ngo twazanye ibyo byo kurya, yego, turishyura n'inzu, yego, amafaranga ntari nuca kurariza kuyabeheza nyuma, yego, si ngombwa kuyabeheza akakanya, ariko turasiga amafaranga yo kukemuza ibibazo musanzwe mugize ute mufite. Wenda mushobora kuba mufite n'akadeni kuri butike, yego, mushobora kuba mufite wenda hari utuntu tutagenda neza tundi mugomba kugura, wenda hari akantu kabura yego nyine kurya, ariko kasanga ufite utudeni, iki n'ibibazo murimo. Aga wenda mushobora no kubona mukabona n'ukuntu mwabigenda mukavuga ati reka turebe n'ukuntu twanagura n'inkoko. Sibyo Claudine? Nibyo. Mama ufite utuntu twinshi muba mugomba gukora. Hanyuma Manzi,
wumvise kundu Claudine bamugiye icyizere akaba baye umwizerwa akakuzaniye ubutumwa niki wamubwira Imana igakomeze si wajya umubwira uko umureba oya si ngombwa guhaguruka mu nuri ugira ubwira Claudine umureba Imana iguha umugisha kandi abantu bazaze bakomeza kwizere ntago wamburaga heza mukecuru ngiye ku byifuzo byanjye sibye ko wenda nanjye nkavuga ariko mu byifuzo byanjye ntekereza ko tubonye ikibanza tukabona akazu ka makeya tugashyiramo Claudine tubwiye ngo hari umuntu ufite imatera miliyoni n'igice uri kwifuza ikibanza cya miliyoni n'igice uko ubuzima buhagaze hano ku isi kandi ntibazabashuke ngo tuzajya mu ijuru twese tugiye mu byiciro bimwe sibye ko hari n'abavuga ngo no mu ijuru habayemo ikimenyane ngo none se Satani akari mu ijuru ngo sera umwamarayika mukuru zo nk'abagamo ikimenyane hari n'abakuru bazabayo hari n'abaciye bugufi no mu ijuru none kanzwe hano ku isi Niko tugomba kubaho ibyo bintu ntago wakwifuza ngo nanjye nshaka byaba muri matera ya miliyoni n'igice ubushobozi bwacu tukwifuza ko tugize ute uko umuntu mbese ashobojwe ukimara kumva message bahaye Claudine ubu byakiriye gute yewe nyimara kubyumva message ya Claudine yaraje arabimbwira ndabyishimira n'umuntu wamutumye yarakoze yamugira icyizere kuba yaratumitse yabaye umwana mwiza ntago ari indyarya rwose ndabwira abadukurikiye n'abandi mbese bagira ubufasha baje bahora bamwizeye uyu ni umwana mwiza cyane twaramwishimiye none ngiye ko nshaka kuvuga ngo uyu munsi iyi nzira shaje itabagwaho ntawamenya ijoro ryari nabaguyeho nshaka kuvuga ngo mwimuke nyine ubwo nari ndi kuhategura ahantu tugiye kwimukira ubwo nari ngiye kuhakora n'umuntu ntabwo nari nahakora neza ubwo nge ndumva mbese kuwa mbere kari ko yazaba yabaguye oya ejo ko yazaba ndashaka ko yijoro ejo manzi tubwire umunsi w'ejo manzi si kubyumva gusa uko umwe nanjye nanjye uko mugomba kora mwimutse zibaguyeho nyine n'uyu muntu wadutije inzu twaramushimiye cyane kandi nawe turacakomeje kumushima ariko bitewe n'ubuzima ubuzima nibwo buhenze kuruta kuba gutya nk'abantu badukurikiye uyu muntu yarakoze yadutije inzu tukumushimira twanamusenge sinzi nawe warabimubwiye ko ugiye kwimuka warabimubwiye narabimubwiye ndetse anambwira yuko mbese hano nzaje ndahinga tugafatanya hano ayo mateke ntago yimejeje ariko njya nyahingiramo ubwo mbese hazamutse gutya ukuri kubona nakoze hano ni wowe wahinze hano ubwo yarambwiye ni mungikemo ibigori ngo tuzabirye byeze ubwo ngubwo mbese ikindi gihembwe tuzahinga ibishyimbo tugabane ikindi gihembwe uzahinga ibishyimbo mugabane tugabane umuntu ni mwiza ukuntu abantu bakiriho umva ni umuntu mwiza cyane uyu mudamu rwose ndamushimiye Jeanne yarakoze uretse kumuvuga mu mazina ntabwo ndashaka kumishiringa abantu reka tabatipa hasi iyi mwenge mwice mukagire neza Jeanne reka tumushime Jeanne haguruka harurigiza imbere katereke neza katabatimba nyaboneka kadatimba umuhanuzi wacu manze hasi na Claudine abantu tubabuze twakumva duhungabanye Jeanne warakoze turagushimiye by'umwihariko nshimiye abantu bose mwumvise ko ibintu bihagaze turacakomeje gukora urugendo no mpamvu naje hano kugira ngo nongendewe manzi kugeza igihe nzabona manzi arimo ubuzima bushitse bufatika yego none tukavuga ati manzi byibura afite uburyo abayeho uku nk'uku ntabwo tugaruka ku mateka y'amanzi uyu munsi abantu barayumvise mu kiganiro cyatambutse ariko tubone ko manzi abayeho ubundi Bibiliya ivuga iki ku muntu wakoreye umugisha niko katuguhaye ryima reka duheze manzi iminota 5 aho ya nanibeshye abantu mudukurikiye manzi fata mikrofone uyu munsi mana yagushize iki ku mutima tubwire mu minota 5 ikibana kize ku mutima niko ndavuga ijambo ry'Imana
rivuge kabisa. Claudine nawe araza agira tubwira ijambo rye. Bra Claudine manza zibibira mu mutwe mugerageza umbwe ati bisomera hano kaba bizi ureba kandi uramusomera soma neza kukurusha kandi uri mukuru. Reka nicare nk'uko Claudine yicaraga ntabwo mbona agahagurukaga nanjye reka nicare. Wicara nta kibazo ni karibu. Muri Ezekiyeli ibice 33 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 5. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu uvugana n'ubwoko bwawe uhabwire uti nineza igihugu inkota abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi. Ababona inkota ije iteye igihugu akavuza impanda ngo uburire abantu maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi. Iyo inkota yaza ikabarimbura amaraso yabo akaba ariyo azabazwa. Yumvise ijwi ry'impanda ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye abe ari we azabazwa. Ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. Haleluya. Ibi biratubwira ngo ijambo ry'Uwiteka riravuga ati ngo ngiye kurimbisha inkota abantu buri minsi. Uri kubona umukobwa w'imyaka 15 ukabona ari gutaha nijoro, ukabona umwana muto ari gutaha nijoro, ukabona igihugu cyabaye kibi. Ariko Uwiteka yavuze ati wasomye ijambo ry'Imana, ati we ntabwo wasomye ijambo ry'Imana. Yarasomye ati ngo ntugasambane. Wasomye ijambo ry'Imana yabaje ibyo amategeko avuga, ariko utarasomye ijambo ry'Imana aba ari kuvuga ati no gusambana ati nta kamaro. Haleluya. Muri yaranditse ngo ngutumbire ijwi ry'Uwiteka ntuzababazwa. Haleluya. Retse wowe uri kubona uri mu bigeragezo, nubwo wasomye Bibiliya ntizagutunga. Humura kuko uri kumwe n'Imana. Imana iri kumwe nawe. Imana ntabwo izakwicisha inkota. Ati humura, ati kuko uri kumwe n'Uwiteka. Imana igutabare, Imana ikurengere, kandi Imana yakuye Mose muri Egiputa, nawe yagukura muri ibyo bibazo. Egiputa urimo Imana igukuramo mu izina rya Yesu. Uri kubona wambaye igitenge, uko nambaye igitenge bakajiginywa, ariko Imana yagutabare ugendera mu gace kuko Imana wavuganye nayo, Imana yagutabare mu izina rya Yesu. Haleluya. Ari umugore witeze kuvuga ubuhamya nabonye kuri social media, ati ngo yari umuntu mubi. Ubundi umunsi umwe aja hanze, ati ngo agiye kuri wese, arangije aravuga ati ngo nanjye reka nirate nka babandi. Akazaza yirataje imbere ya pasiteri, ati se umeze ute mani, ati se umeze ute, ati se tujane hanze. Ati umupasiteri amubona umugore yari ari kugenda yambaye shinga igiye hejuru, yambaye n'igitenge cyiza, urundi hejuru yashizeho agapira. Haleluya. Urundi aragenda ari kugenda mu gace kuko Imana yamutse amazi bikemera. Ari n'umugore twagiye gusenyera urinde David, maze uwo mugore yaje gutata. Ubundi Imana inzati ati mufate umucishe mu idirishya. Ati nanjye ndavuga ati se umuntu ngana gutya, umuntu ufite imyaka 7 arafata umugore amucisha mu idirishya kandi ari umubyaye. Haleluya. Abantu bambanye ndi kwikorera ibirindo ku rusengero nagaye kuri ADPR Gatonde. Ubundi Imana inzahira ifata uwo mugore itumuzanira. Ubundi ahita aca mu idirishya avuga ati yarangije abantu bamusenya, avuga ati ni iki ukoze umwana wa. Ubundi umuhanuzi aje mu mwuka avuga ati uriya yari umutasi. Haleluya. Imana yagutamaza bikemera kuko Imana yavuganye nayo. Imana ikoranye mu izina rya Yesu. Imana yagutabara nubwo wabonaga wambaraga udukweto twacitse, ariko wakambara inkweto nzima bikemera. Nubwo ko nambaye igitenge cyacitse, ariko wakambara igitenge
ikimenyetso akabashengura bikemera, kuko Imana ijya kubashengura bahindura amagambo, akanwa kavuze ngo urapfe niko kagiye kuvuga ngo urakize, kuko Imana uri kumwe nayo sinjyajya. Imana ijya kugutabara, Imana ijya kukurengera mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ikurengera mu izina ryawe ntamwishe, kuko Imana avuganye nayo, Imana igiye kugutabara. Uyu nguyu yaravuze ati ngo bazicishwa inkota, ati ariko umuntu wumvishije ijwi ry'Imana ariko we ntabwo azicishwa inkota. Haleluya. Umuntu waburiwe n'Imana ntabwo azicishwa n'inkota, kuko Imana iri kumwe nawe. Ariko iyo ukona umuntu w'umukira yaraganyaraye akavuga ati ngosha Imana ni igiki, ariko nkoyaje mu muriro ati bikemera. Umwami yahinduka umwarimu bikemera, kuko Imana yagutabara bikemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen. Claudie, uretse umvise manzi tubwire umuntu ngo yari mu rusengero Imana ikuzaho inzaho ati ngo uyu ni umutasi. Ni umutasi? Irakubwira ngo umucishe hehe? Mu idirisha. Yaciye mu idirisha? Naraje nyine ndamufata itamusunika mbona aciye mu idirisha, abaguye hanze. Umuhanuzi nawe yitajemo umwuka aravuga ngo ati ngo uyu nguyu yari umutasi. Yaragutata iki? Yaragutata urusengero kugira ngo afatire nanuza na pasiteri naje kuvuga ijambo ry'Imana bimunanire. Isi yaraje kuroga abakozi b'Imana kugira ngo batavuga ijambo ry'Imana. Claudine agiye hera? Nyura hano. Nyura hano. Inkweto ziri he? Arabikora. Claudie, manzi umwumvise ute? Manzi ari mu mwuka w'Imana. Ndavuga ijambo ry'Imana utari wamukurikira. Abantu benshi batekereza ko wenda manzi ashobora kumubwira ati vuga gutya, ariko manzi hariya nta muntu mubwira, wiyiziye. Yego. Wiyiziye. Hari abantu benshi hari n'umuntu wigeze kumbaza ati David, koko manzi niwe usoma ijambo ry'Imana akagibwiriza kuri nta kintu na kimwe amubwira ati cyane rwose. Wenda ariyasiba kubikora nka Claudine, kuko Claudine ni mukuru, ariko byibura manzi ku myaka ye avuga ijambo ry'Imana neza pe. Ku myaka ye 10 rwose avuga ijambo ry'Imana neza, kuko ari n'umwana mwiza, n'umuhanuzi mwiza ku myaka ye, uko ashoboye nuko nguko akora. Ariko noneho tekeza naga nk'imyaka 20 bizaba ari bicika, nta muntu uzaba utamuzi ku isahani. Claudie, ubundi Bibiliya ivuga iki ku muntu wakoreye umugisha? Ubundi umuntu yakorera umugisha gute? Ntago tushaka gutinda cyane, ubivuge mu minota mikeya. Nicyo kintu nshaka ngo dusorezeho. Nurangiza urasengera manzi twerekeze ahantu bari bubone inzu. Ahantu bari bubone inzu. Yego. Gukorera umugisha ni iki? Umugisha ntago bawukorera mu mamiliyoni menshi. Nta nubwo umugisha bawukorera mu gusenga. Imirimo myiza ijambo ryarambwiye ngo niyo izaherekeza abantu kuri wa munsi uhoraho. Ntago Imana izita ku basenze cyane, ntago izita ku bagiye mu mazi, izita ku bagiye bakora imirimo. Tabita ngo yigeze akora imirimo myiza, yita kwitanga, gufasha imfubyi, gufasha abakene, gufasha abababaye. Umunsi umwe rero ngo akabadodera imipira, akabaha utwenda, akabaha ibyo kurya, ngo umunsi umwe arapfa. Apfuye banagamushingura. Ngo hanyuma abakene bajya kumva bari bashinguyemo Tabita kwa Mose. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo bose bakubita hasi imipira yagiye abadodera, baravuga ngo mbese niba apfuye ninde wundi muntu uzongera kuduha ibyo kurya, ninde uzongera kuduha imyambaro, ninde muntu uzongera kudukorera ibikorwa nk'ibi ngibi. Hanyuma ngo Imana ibonye amarira y'abakene yafashaga ngira muzura Tabita arongera bamuzima. Uwo ni umuntu wakoreye umugisha wa mbere, Imana ikanamuhemba. Bibiliya imbwira ko Aburahamu na Sara bari barabuze urubyaro, bamaze imyaka myinshi banashaje, batanateganya ko kubyara bibaho. Bibiliya irambwira ngo umunsi umwe babonye abagabo 3 bari kwigendera, batazi bikubagenza, batazi bikubajyana. Barije bavuga bati aba bantu bashobora kuba bafite inzara, ngo baba bagira ikimasa babafata neza. Ngaba bantu bamaze kurya no kunywa bahaze, ngo umwuka w'Imana aravuga ngo ntahesheje umugisha iki kimasa batanze ntaba mbahemukiye. Ngo Imana ivugira muri baba marayika ibwira Aburahamu na Sara ngo kinde kigiye muzagira umwana w'umuhungu, uyu mwana arasa. Abo ni abantu 3 babiri bagiye bakorera imigisha, kandi imigisha bakoreye ikabitaba ikabagaruka.
2023 nanjye hari umuntu nakoreye umugisha David nagababwiye ngo nago nzajya mvuga ibitangaza Imana yakoreye abandi nzajya mvuga ibyo yankoreye mbabwire ko ari Imana ishoboye byose nibikiza indwara izabanza inkize hanyuma nze mbabwire ngo Imana yarankijije niba yishuga amadeni sinyishurire mbabwire ngo Imana yishuye amadeni hari ukuntu rero umuntu avuga ubuhamya bwa manzi mukavuga muti nukubesha kuki avuga iby'abandi iyo Mana asengera abandi kamusubiza kuki witamusubisha hanyuma 2023 nagiye gusenga ahantu bita mu Kidaho hari umupapa nyine nawe nagiye gusengaho nkuko waza gusenga iwacu tugezeyo nsanga hari abantu nka 50 baje gusenga turasenga twahoze turi kuvuga ngo abantu bangire icyizere kuva na kera hose bangiriraga icyizere kandi Imana ntishobora kugutega umuntu udafite ibyawe David ubushize nagababwiye ngo hari umuntu ugufitiye denari yo azirekure ndababwira ngo buri kintu cyose gifite nyiraco nakigekura nibwo uzagishikira Imana ishimwe hari abantu ako kantu kafashije benshi bajya bampamagara bakambwira bati Imana duhuze n'ufite denari yo zacu hanyuma ndagenda nari mfite 4,000 izaba 2 nyafite mu gasakame kameze nk'aka nambaye aya mafaranga ndayagendana ariko nari mfite gahunda yo kuyagura uniforme ya korari twari turi kugura ubutenge bita Garondoni buno kamwe ni 2,500 icyo gihe kaguraga 2 noneho twagombaga kukagura 2 tukakadodesha 2 twagiraga amajipo y'imikara tuzajya tubyambarana uburumva ni bine byari bikenewe kandi ni nabyo nari mfite mvi wacu wowe urahazi nja mu Kidaho n'amaguru mbitse 4,000 ndi kuvuga ati nintegamo ntago nzabona yo kugura iniforome byari bigoye pe hanyuma rero turasenga muri babantu nka 50 nakubwiye dusoje gusenga nyirurugo arambwira ati Korodi ndakwinginze sigara nakubonye mu mwuka w'Imana nkubwira icyifuzo mfite usenge ibaze David kugira ngo umuntu agutoranye mu bantu 50 arangije ndasigara araza apfukama imbere yanjye ari umugabo arambwira ati Korodi kandi urumva yarari umuhanuzi ukaze twari twagiye tugiye kumureba arambwira ati rero Korodi mfite icyifuzo iyi nzu mbamo nyikodesha 5,000 ku kwezi none maze mimi ku kwezi ko kwishura ndengeje iminsi 15 none ni mugoroba ba nyirurugo baje baza kunyishuza mbuzayo mbahambaho 1,000 nicyo nari mfite ubwo mbasigayemo 2,000 none bambwiye ngo uyu munsi saa 12 za ni mugoroba baragaruka nintabaho 4,000 mbarimo baranyirukana ati kandi mfite abana 2 b'inshuke uri kubabona umugore wanjye yarabyaye uruhinja rumaze icyumweru rwose ndakwinginze sengera iyi Mana ishoboye byose yumve gusenga kwacu 4,000 ngomba guha abanyi inzu saa 12 za ni mugoroba hari saa 8 David ndamubwira ati reka dusenga turasenga twasenga umutima ukambwira ati ariko uri kwigirwa urasakuza ngo uri gusenga ntubitse 4,000 wabimuha undi mutima ukambwira ati sinuyamuha iniforome uzayikura he Shuti zanjye mureke mbabwire gukorera umugisha ni byiza kandi gutanga biheshaga umugisha kuruta guhabwa narasenze ndasenga ngeze nyuma umutima unyemeza kuyamuha nsoje ndamubwira ati fata 4,000 ugenda wishura ikote shuti yanjye ibisigaye Imana izabikora ansabira imigisha myinshi agambwira ati genda uzahirwe ansabira imigisha ndataha hari kuwa kabiri hari ahantu bari bantumiye ngomba kujya kubwiriza nijoro hanyuma ndataha ubwo nyine nifite gahunda yo kujya gusenga nijoro ngeze mu rugo mpinduranye imyenda ndagenda nijoro nja gusenga ntari najya noneho hari abantu benshi nka 200 urumva noneho bari banyiteguye nk'umushitsi ntari nicaye umuhanuzi abagiye mu mwuka ati mushitsi wacu haguruka manze nguhanurire ndahaguruka arambwira ati Imana irambwiye ngo uku kwezi kwa 12 2023 Satani yari yagucukuriye imva Satani yari yagambiriye ko uyu mwaka urangizanya nawe nyine utazinjiga mu mwaka wa 2024 ariko Imana irambwiye ngo kubw'4,000 wishuriye umuntu ikode isubije imva ntago uzashingurwa uyu mwaka ugiye kurangira n'undi urarangira kandi ibyifuzo wari ufite Imana irabikemuye ndangije ndicaga ndavuga ati 4,000 bitumye Imana ikuraho imva noneho rero abarokore urabizi uhita gutekereza uti bwenda ubwo nagenda sitara nkagwa arambwira ngo kandi kubera yuko utari kubyumva neza kugira wemere ko ari Imana ivuganye nawe ikimenyetso ejo kuwa 3 uzakibona
noneho ba bantu nagiye kubwiza bagambwira bati buretse tube duhagarariye aho ngaho tubwire kuko hari umuntu wahaye 4,000 ndamubwira ati nukuri kw'Imana saa 8:25 hari umuntu nahaye 4,000 kandi agomba kubyishura ikode. Bagambwira batewe Imana none hira aha hantu ndabwiriza nijoro nditahira mu gitondo. David amaze gutaha Imana imbabare ndikumva ndi kuvuga amagambo menshi warambiwe maze gutaha narambirwa n'iki ngewe oya ariko ukunda gubuhamya nakubonye ariko reka nkubwire ubuhamya ni byiza ukomeza n'abana bawe ndacitse intege akuvuga ati byibura nanjye nubwo ndi muri ibi ngibi hari ikimana izakora none nk'ubwo uri gutanga biratuma na wa muntu ufite umutima winangira wumva ko gukorera umugisha ku wundi muntu yego ariko umuntu wavuze ko gutanga biruta guhabwa yego gutanga ubu ngiye Imana impaye amafaranga njye najya meza buri wese kuko unuzi ko mbanya afite noneho tekeza ubwo se niba impaye amafaranga gutanga ubwo nishimiye kujya gusaba amafaranga noneho gutanga biruta guhabwa. Hanyuma bukeye mu gitondo kuwa gatatu ndangije ndataha nyine nagombaga gutaha ngiye kubona mbona umuntu arampamagaye w'umugabo arambwira ati Korodina rero mfite icyifuzo muri iki gitondo waransengeye umugore wanjye atwite amaze umwaka n'amezi 2 yarananiwe kubyara twajya no gusenga Imana ikatubwira ngo aho yatwajya kwa muganga bakadusuzuma bakavuga ngo umugore wanjye mu nda ye harimo amazi nta mwana urimo ariko dusengeye uratubwira ngo Imana iduhaye umwana mu minsi 3 mu minsi 3 umugore wanjye yarabyaye umwana w'umuhungu kandi umugore wanjye yararengeje umwaka n'amezi 2 igihe cyo kubyara nyine cyari kigenza amezi 5 urabyumva amezane ati none hari undi mugore w'umushuti wanjye mfite nawe igihe cyo kubyara cyararenze kandi n'umugabo we yaramutaye abaga mu Bugande ndakwinginze ngo no tujyaneyo umusengere uko wansengeye bigakunda ndi kwiyumvisha ko n'uwo mugore uramusengera bigakunda mfata urundi rugendo ndagenda ngo ngiye gusengera umuntu ntanazi ariko nca kwa wa mugabo n'umugore we turajyana tugezeyo dusanga batwiteguye bana dutekeye Mana nta n'ikibazo turarya turanywa turangije turasenga saa 8 zuzuye ndababwira ati tugiye guhimbaza Imana nasomye ijambo ry'Imana gambwa ngo Petero na Sira bari mu nzu y'imbohe barahimbaje nzugeze gakinguka guhimbaza turasengera ibyifuzo dutandukane anyuma turahimbaza ntera ikorasi twari turi gusenga turi abantu 8 noneho nteye ikorasi umugabo akubirwa kujya kwihagarika aca mu rugi rw'inyuma ahinguka kuri tuwarete nyine nko mu gikari noneho nanjye mpita numva nkubiwe kwihagarika ca mu rugi rw'imbere urumva na ahantu utamenyereye mpita nzenguruka mu gikari gushaka tuwarete noneho ngeze kuri tuwarete umugabo yarari marambwa ati Korodi ugiye kunyinjirana ndavuga ati oya mpagarara hanze nyine ndamurindira asohoka ari kuvugira kuri telefone David yari tuwarete y'inkarakara munsi atambitsemo ibiti by'inturusi bishasha atari no kuvuga ngo yaranunzwe isakaje n'amabati nshasha hanyuma ninjiye muri wese wa mugabo yasohotse ari kuvugira kuri telefone nanjye ninjiramo nkikandagira ku biti 2 bicikamo 2 manukana nabyo muri tuwarete inkarakara ntaco zabaye nyine nawe urabibona wese zo mushara ibiti biba bitambitse gutya ukinjira muri tuwarete nkuko wakwinjira mu nzu ugakandagira ku biti ugasuta mugakora ibyo urakora jewe nakandagiye ku biti 2 byose bicikamo 2 manukana nabyo inkarakara zisigaye zihagaze wese isigara bizima noneho manuka ndi kuvuga ati munabare ndapfuye wa mugabo telefone ajugunya hasi araza arandeba aje kundeba asanga namaze kugera muri tuwarete asubira mu nzu abwira bari guhimbaza ati mwihimbaza Korodina yapfuye yishwe n'iki Korodina ati yahanutse muri wese Mana umugore nyir'urugo arababwira ati rero muceceke dusibiranye duhore wese yanjye narayicukurije ni metero 12 nta muntu wahanuka mu ngabeho ati kandi ejo nagiye gusenga Imana irambwira ngo indinze gufungwa imyaka 7 ndikuzira ubusa nidutabaza ngo abantu bamukuremo n'ubundi ubu yamaze gupfa bagaza bagasha kumfunga za myaka Imana yavuze none ahubwo mureke tugire dute twicecekere twiyeraje
buriya kurushaho dusibiranye duhore. Noneho hari undi mugore atuye i Kigali, we ni umukiga bunari no mu Kenya, twarasenze Imana imuhaviza mu Kenya. Hanyuma we twari turi gusengana kuri telefone, mbese yampamagaye kuri telefone mushiga ku murongo. Noneho ahita avuga ati wowe ati ibyo bintu murimo ndi kubyumva, ariko ntago bari bazi yuko ari ku murongo. Ati ibyo bintu murimo ndi kubyumva, ataho hantu nta mberanse yagira ngo mpita noheza amafaranga ca vuba. Nuko noneho bahita bavuga ati uyu muntu yadukoraho. Baraza naho uko nakaguyemo naguyemo mpagaze n'umutima mwiza, nta n'ikibazo David habe no gucika umugore, nta kibazo nagize. Noneho bagaza nyine kuri toilette, nkumva bose bari kuvuga, none nkumva ni utuntu tw'utunyoni turi kuvugira hejuru. Nkazagenda babwira ngo mwigire ikibazo nta kintu nabaye, nibo ntibabyumve. Nkababwira ati mwigire ikibazo nta kintu nabaye. Naravuze kugeza igihe banyumviye bagavuga ngo ngo manza ari muzima. Bahita bavuga ngo uri kutwumva? Ndavuga ati ngo tugiye gufata inkingi nizo batega mu bitoki, wowe urazizi. Abantu bo hanze nyine nibo batashobora kubyumva, ariko inkingi nizo batega mu bitoki kugira bitagwa. Yego. Hanyuma barambwira bati tugiye gufata imirunga mishasha, tuzihambire mu nkingi, tuzimanure muri toilette z'inkingi. Nubona zikugezeho urafata imirunga uzizirike mu kwaha, izindi uzizirike mu nda. Noneho tuzamura uko tuzamura inkingi, uragenda uri kuzamukira kuri za migozi zikuziritse. None Imana niba yashimye kubaho urabaho, niba yashimye kupfa nabwo urapfa. Barangije bafashe inkingi ndende bazirikamo imigozi z'imirunga, nyine urabizi mucaho babaga bafite amahene n'amatama, bakuramo imirunga bagazizirika. Bangejejeho imirunga ndazizirika nka muno mu maha, barazamura, bazamuye mvamo ibihumbi bine inoti za 2,000. Noneho imyanda nyine zangeze nk'umu kugira mbinduke umuntu muzima. Bakoresheje amajerekani 5 y'amazi bari kunyoza, ndangije mba muzima, habe n'umugongo nta n'umutwe wandiye. Namazeyo nk'iminsi 3, barambwira bati tubabarira ugume hano iminsi 3, wenda turareba n'ubu ufite ibindi bibazo turakujyana kwa muganga, nta muntu wahanuka ngo abe muzima. Ariko mba muzima kubera ibihumbi bine. Yavuye mu ibihumbi bine David binkura muri toilette. Nubu abantu nahanutsemo bari kureba, nubu baranze, ubu bari no kunkurikira. Ndangije ndataha, amafaranga nagombaga kuyagura iniforme. Noneho bari bavuze bati uyu munsi ni kuwa gatatu, ku wundi wa gatatu umuntu utazazana ibihumbi bine ntago mbese tuzamuhagarika. Ndangije ubwo kuwa gatatu nyine nabaye kuwo muntu, nta nagiye muri repetition no kuwa 4 no kuwa 5. Ndataha kuwa 6 nibera mu rugo. Kuwa 3 mu gitondo wa muzi nagombaga kujyana ibihumbi bine David gutanga bihesha umugisha. Mu gitondo nka saa 2 saa moya aho ngaho mbona umugabo w'umushuti wanje yitwa Claude, na ba Claude nziganye nabo ni benshi. Yitwa Claude, umushuti wanje agampamagara arambwira ati Claude ntikarame, urabizi nsengeraga mu Gashangiro, none korari yacu iri mu masengesho y'iminsi 3 barayasoza uyu munsi. None hari umushitsi twari twaratumiye wagombaga kuza kutubwiriza, none yabuze aduhakaniye, none aratubwiye ngo ntagaboneka, wambabarira ukaza mu mwanya we. Ndangije ndavuga se ubu ngubu Claude koko ibintu utanteguje ubu se uko nta n'amafaranga mfite yo gutega. Ati woya yewe tega akamoto karansangaho ndakishura, yo baraguca yose ndayishura. Ndoga nimeza neza, ndagenda ngega kuri kaburimbo. Ndangije ntega moto atugangeza mu Gashangiro aha baba barahangejeje, umugabo aranyishurira, twinjira mu rusengero. Nageze mu rusengero David saa 5:40 sinzabyibagirwa. Amasengesho barasoza saa 8. Ngiye kubabwira akamaro ko gukorera Imana, ubundi niturangiza twitahe. Saa 8 amasengesho bararangiye. Arashonje. Hanyuma saa 8 amasengesho arangiye, umuyobozi wa gahunda ati twagize umugisha umukozi w'Imana Claudine yadusuye. Hanyuma tugiye gutura amafaranga atega akamoto cyangwa mwe n'amazi mu nzira, nta mpamvu yo kugira ngo umukozi w'Imana yirwa tubwiriza atahana icyaka nangatahe n'amaguru. Batuye ibihumbi 5,300. Barabimereza mu ntoki ati ni 5,300 bibonetse mukozi w'Imana, ubwo uratega. Kuva aho ngaho kugera ku rusengero baciye 1,000 kuri moto, kandi ni ibintu bitabaho ubundi ni 5. Ariko unyumva uwo munsi baciye 1,000.
nsigana 2,400. Nahise ntega moto ingeza ku rusengero, twajyaga repetition saa 10 za nimugoroba. Hanyuma ngeze ku rusengero baba baravuze ati mwese umuntu utazanye amafaranga turamuhagarika. Uwa mbere yatanga ni nje wa mbere mbambahaye za 2 ebyiri kandi ari nagombaga kubaha nange nayatanze andengera nkuraho urupfu. Imana impayande. David mujye murakora, gukora ni byiza. Hari igihe uyu munsi wubakira urugero nka Manzi ni urugero, ejo nawe cyangwa ejo bundi Imana ikazagukorera ibirenze. Muzajye murakora, gukorera umugisha ni byiza. Hari umuntu umwe twigeze dusengana nanone kera aribwo ndi gukizwa, ampa ishati imwe y'igitenge, yagiraga ibitenge bibiri bifite ishati yabyo gusa n'ijipo n'ishati n'akandi gapira k'akaniforome ka korali. David umuntu w'umugore ufite abana afite izo myenda gusa, mugezeho arambwira ngo ipime y'ino shati y'igitenge ngo turebe ko igukwira. Nyipimye irankwira, arambwira ati yijyanire. Undi mudiyakoni baturanye baraje w'umugore aramubwira ati reka barokore muri ibiri marima. Umuntu ufite ishati imwe none nayo urayitanze, ubu suyihaye uno we ko yifitiye nyina ko yaje no kumugurira uyimuhereye iki. Undi arangije akamubwira ngo n'ubundi nyimuhaye nzi neza ko afite nyina, ubu sasa gutya nyina ntahari. Arangije aravuga ati ngenda yimuhaye ni yanjye ntago bikureba. Ngenda ndi gusenga Imana mu mutima ndavuga ngo Mana shingiye ko mama runaka mpaye ino shati ariyo yonyine afite, yonyine afite akayima, bakamuvugira amagambo angana gutya akemera akayima. Ndakwinginze uyu munsi ni kuwa gatandatu, ku wundi wa gatandatu nzaciwe nzaba ngiye mu birori korali nyine hari hagaba igiterane cy'amakorali yose korali mbamo igomba gusohoka kandi twagombaga guciwe kugira tugere kuri paruwasi turi buririmbeho. Ndavuga ngo kuwa gatandatu nzaciwe waramuhaye imyenda myinshi zirenze izafite uyu munsi. Ndangije nditahira, nta muhanuzi wambwenga Imana ngambwenga ibyo wasenze nibyo. Ariko ngo kuwa kabiri umuntu yaraje azana imiguru 3 z'ibitenge bishaje azana n'amafaranga. Aramubwira ngo Imana irambwiye ngo kubw'umwana w'umukobwa wakoreyeho umugisha ukamuha ishati y'igitenge ariyo gusa wari ufite. Irambwiye ngo bino bitenge mbikuzanire n'aya mafaranga nayo ubasha kudodeshamo amashati. Hanyuma kuwa kane undi muntu ngazana umuguru umwe w'ibaze, abantu babakire baraziza amabaze barayazi. Hanyuma ngazana n'ibitenge, azana n'amakanzu n'amajipo menshi, igikapu cyuzuye. Ngarangije amubwira ngo Imana irambwiye ngo kubw'umuntu wakoreye umugisha hanyuma ukamuha ishati ari imwe gusa ufite. Imana irambwiye ngo izi myenda zose nzikwihere nizawe. Umugore azambaye zigamukwira, ararira biramurenga. Kuwa gatandatu nagahanyuza agambwira ati mbabarira uze nkwereka ibitangaza Imana yakoze. Kandi yambwiye ko yabikoze kubera gutya na gutya. Ndamubwira ati nanjye nagende kugusengera, ndavuga ngo uyu munsi nzanyure hano nsanga Imana yaguhaye imyenda myinshi kubera ko wangiriye imbabazi ukampa umwenda. Rero gutanga biheshaga umugisha kuruta guhabwa. Mujye mukora neza, ineza y'umuntu imutera gukundwa. Uwo wagiriye neza uyu munsi mureke mbibabwire ntago ari uzagaruka ngo akugirire neza. David suyi kureba urugendo ba wakoze ukaza mw'iyi misozi nguje kureba Manzi. Kandi abantu babyuke neza buriya ukonje ahangaha za rwose mama reka ndeke kubivuga. Reba urugendo uba wakoze ukazina ukazi iwacu nta mafaranga turi gutegere, nta n'ibiryo turagutekera ngo ugende uriye. Ntibikagutangaze yuko ushobora kugira ikibazo ntimboneke mu rugo rwawe. Manzi ntazi, ariko abandi bantu bandi batanakuza utanakorewe umugisha bakaza kukugirira umugisha. Misi nagize ikibazo ariko abantu baye yego ntago ari babana imporana nabo buri munsi. Yego ko cyane rwose. Nanjye ejo bundi mukuru wanjye yapfushije umwana, hari inshuti zanjye magara nk'esheshatu nari mfite. Ndavuga ataba ngaba reka bari nabo bambere mpamagara. Reka bari bo bambere nahamagara. Ndabahamagara ndababwira ati rwose mfite ikibazo, mukuru wanjye apfushije umwana muri iki gitondo kandi mukuru w'umuhungu ufite imyaka 15 ahanutse mu giti tumugejeje mu bitaro ahita apfa. None ubwo bose bakambwira ngo pore umwe ngo ubu ngo nari nagiye ngo mu kazi ngo mu misozi ngahanana, undi ngo yongo none se ngo ubwo muzashingura. David nta numwe waje, mbaga muri korali y'abantu 70 nta numwe waje, ariko abantu ntazi nazi nashaka kubona nkabona umuntu agampamagaye ngo shaka urodi ngo nje kugushingura ngo none ngo ndanyura tutari twanavugana n'umunsi n'umwe. Rero David abantu ugire neza ntago ari bo bazakuze. Bijya bibura abantu urupfu. Yego
rero muzajye mukunda gukorera umugisha udategereje ngo kubera runaka namugire neza nawe azangirira neza. Oya, ntabwo wagiye neza ari uzaza, ariko ya neza wagiriye Korodina Imana izayikwitura icishije kuri Sandrine, izayikwitura icishije kuri dogiteri runaka. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ubwo mubyumvise mujye mukunda gukora. Hanyuma tugeze mu kanya keza, tugiye gukomeza. Hano hari inzu Manzi yatubwirije na Korodina atubwira ijambo ryiza, ariko nanone Korodina araza gusengera runo rugo. Uraza kurusenga kugira ngo Imana ikomeze gusakazaho umugisha usenge n'umukecuru. Tugiye kujya naho hantu tugiye gukodesha iyo nzu. Numva ariko nkuko twasoza, ariko byiza kurutaho kugira ngo n'abantu bakomeze badushyigikire. Tugiye gusiga nimero ya Manzi. Ku bantu basenga na Korodina byaba bigoranye cyane kuba uri aho ngaho udafite nimero ya Korodina, byaba ari ikibazo. Munyaga ku biganiro byo twagiye dukorana na Korodina hariho nimero yose byo Korodina. Ni hariho nimero. Manzi subiramo iyo nimero y'abantu bazajya bagufasha kugira ngo iyo numero tugire mbonye hano bitagenze neza, ongera isubiremo. 08 57 54 105. Yego, iyo ni nimero muzajya mukomeza gushyikiraho umukozi w'Imana Manzi. Hanyuma Korodina ku bantu bagiye bamwishimira mu bihe bitandukanye, munyaruka ku biganiro biri kurwoneke plus nimero irahari. Ku bantu batayifite, ariko n'umuntu amunzi neza ko abantu bari buze gufasha Manzi basanga ko bafite nimero ya Korodina. N'udafite nimero ya Korodina yanayibaza na Manzi. Sibyo Korodina? Byaba byiza kuko Korodina n'umuntu abantu muri iyi minsi banamutesheje n'umutwe babaye benshi, yaje kumwe ati David mu gutwi kwarahiye ngo reba. Na nimero za Korodina nzizi na mu mutwe zivuge twumve niba uzizi. 08 6 5 Ko ni kangahe? 08 61 51 850. Waruzi ko nimero yawe Manzi ayifashe mu mutwe. Nimero yawe ni ikirangirire. Nawe utayizi. Abantu bose barayizi. Nawe utayizi. Hanyuma rero ndabashimiye cyane ku bantu muteremwe kora subscribe, mukore subscribe, munakoreshe ya impamvu uyu munsi twakoze ikiganiro twishimye nuko ari Imana iri kugenda ikora. Nyamara nawe gira ikintu ukora, nico gihe cyo kugira ngo dukora imirimo myiza tukiri hano ku isi. Korodina yabibabwiye, yewe yatanze n'ubuhamya ko ndagiye akorera Imana mu bihe bigiye bitandukanye, kandi niba mwabikurikiranye neza ntabwo yagiye akoresha amafaranga menshi, ahubwo make yabaga afite yarayakoresheje. Uyu munsi tudashobora kuba tutakora ibirenze, ariko ejo tukakora ibirenze. Uyu munsi ushobora kuba utanze ufite makeya, ejo ukazakora ibindi birenze. Hanyuma rero ndabashimiye cyane by'umwihariko. Reka dusabe Korodina dusenge turageza twerekeza ahantu tugiye gukodesha inzu. Uyu munsi bamanzi bararabimutse, ntago ndibuze gutegeza igihe bari bwimukire, ariko nizeye ko bari barabimutse. Nitumara kwishyura inzu, numva yo wamaze kwishyura inzu yabaye yawe. Yego. Reka dusenge. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye imirimo yose wagiye udukorera. Umutezi wa korasi we yaravuze ngo imirimo wakoze Mana yose tuyikusanyirije hamwe, turakuramburiye amaboko, icyubahiro n'ikibi cyawe. Iyo wakoreye David ni myinshi, iyo wakoreye uru rugo ni myinshi, iyo wagiye unkorera ni myinshi, yose tuyikusanyirije hamwe tukiri ahangaha, turavuze ngo ishimwe ni iryawe. Hanyuma tugushimiye akanya keza waduhaye ko kuba imbere yawe, wabanye natwe, usozanyije natwe n'ushimwe. Nyemerera dusabire umugisha nyir'uru rugo warutije Bamanzi mu izina rya Yesu Kristo. Mana ni umwana w'umuntu, birashoboka ko yari kubabwira ngo muraremo rimwe ejo muvemo, birashoboka ko yari kubabwira ngo muraremo kabiri ejo muvemo, ariko yabagiriye imbabazi arababwira ngo mubemo kugeza igihe muzabonera ahandi. Tumusabiye umugisha Mana, tumusabiye umugisha ahari, tumusabiye umugisha ahari, tumusabiye umugisha mu majya no mu mazu, ujye umuha umugisha, umuha umugisha mu rubyaro, imirimo y'amaboko yose azerekezaho, amaboko ye yose ujye uyiha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ujye umuha ibiryo byuzuye, umuha inshuti zuzuye, umuha imyambaro zuzuye, umuha amahoro yuzuye, umuha ubuzima bwuzuye, umuha abana buzuye mu izina rya Yesu. Ibyo yifuza byose ubimuhe, kandi tumusabiye n'umugisha wo kuzabona ubwami bwawe, kubera ko kuri wa munsi ijambo ryambwiye ngo uzajya ureba buri wese imirimo yakoze, umuha umugisha bitewe n'imirimo ye. Nawe uyu murimo yakoze wo gutiza aba bantu inzu Mana, muri wa munsi uhoraho uyu murimo uzawumujyanire mu ijoro, kubera ko uri data. Dusabiye umugisha aba bantu bose bakoze
bafasha Manzi ndetse na mama we mu izina rya Yesu. Uwatanze 1000 tumusaba umugisha, uwatanze 5 tumusaba umugisha, uwatanze 10 tumusaba umugisha, uwatanze 100 tumusaba umugisha, uwatanze narenze 100 tumusaba umugisha mu izina rya Yesu. Buri wese wagize icyo akora kuri aba bantu tumusaba umugisha wo guhirwa, tumusaba umugisha wo kunguka, tumusaba umugisha wo kurama, tumusaba umugisha wo gusinzira. Buri muntu wese wafashije uyu muryango turasenze ngo umuhe abana buzuye, umuhe abakwe n'abakazana, abatari bashaka ubahe gushaka. Uwiteka Imana nyinga bari mu bukode bakure mu bukode, abari gucuruza bagahomba bunguke. Turasenze ngo abagize icyo bakora kuri uyu muryango bose, abarwayi bakize, abarusha baruhure, abari rubahoze, abababaye basetse mu izina rya Yesu. Buri wese umuhe umugisha. Dusaba umugisha David uba wagize umwete n'umuhati akava hatuye agasiga umugore n'umwana afite, hanyuma akaza muri iyi misozi aje kwamamaza ubutumwa bwiza. Tumusaba umugisha nawe ujye uhora umuha umugisha mu mirimo ye ya buri munsi, ujye umuhira kandi Uwiteka ibyo akwifuzaho byose ubimuhe mu izina rya Yesu. Ukomeze umurindire umuryango, ukomeze umurindire ubuzima. Uwiteka kuri wa munsi uhoraho ntibizarangire muri iyi misozi gusa, uzamuhe n'ubugingo buhoraho. Urakoze kuri data wa twese bwiza. Dusabiye umugisha iki gihugu cy'u Rwanda dutuyemo kidafite amahoro, ibi bikorwa byose tuba dukora ntago byakoreka. Dusabye umugisha ku bantu bose bayoboye uru Rwanda, yaba abayobozi bakuru ndetse n'abatoya bose, ubahe umugisha kandi ubahaze uburame, ubahe n'ubumwe, ubahe guhuza iki gihugu cyose ugishigemo amahoro, kandi nugera mu Rwanda ugere no ku bihugu byose bituye isi utanga amahoro Mana. Ngaho dusabiye umugisha abarwaye bakize, abarushe baruhure, ababuze urubyaro baha urubyaro, abatwite ubahe imigwe myiza babyare neza, kandi Uwiteka abantu bose batari bubaka bafite imyaka zabemerera kubaka ubahe kubaka mu izina rya Yesu. Ingo zisenyutse wongere uzubake. Turasenze ngo abari mu bukode bakure mu bukode, abafite amadeni bishurire, ababuze akazi ubahe akazi, ababuze ibyangombwa Mana bibahe mu izina rya Yesu. Turasenze cyane kugira ngo abantu bose bagukeneye ubufasha cyangwa se ubutabazi bose ubiyere kuhereye none. Urakoze Mana. Tugiye guhaguruka ahangaha twerekeza hariya Bamanzi bagiye kuba mu rugo rushya. Nari nkwinginze kugira ngo ugendane natwe mu izina rya Yesu, kandi tukihagera imikoshi yose yabihari, imyuka mibi yose yabihari tuyikubise hasi. Turavuze ngo tukihagera hahinduka hera, kubera ko ijambo ryambwiye ngo aho tuzakandagiza ibirenge hose hazaba habaye ahera, kandi uhabahera umugisha wuzuye, uhabahera amahoro yuzuye, bajye baryama basinzire, ibyo batari bafite uhereye none babigire bakigera hariya hantu. Urakoze kuri data wa twese. Nanjye nisabiye umugisha uwume, ijambo ryawe ryarambwiye ngo uvomera abandi nawe azavomererwa, kubera ko navuye mu rugo nkaza umpa umugisha, kandi Uwiteka ibyo nkwifuzaho ni byinshi urabizi, ubime ubicishije mu bumana bwawe. Urakoze kuri data. Ngaho ubuntu bwawe, urukundo rwawe, gufashwa n'umwuka wera nibikomeze biturange none ndetse n'iteka ryose. Amen.